ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, Imana ibimfashemo. Mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nishimiye kwifatanya namwe muri uyu muhango wo gutanga ipeti rya Assistant Inspector ku bakozi b'umwuga b'urwego rushinzwe igorora bo ku rwego rw'aba ofisiye bato. Uyu munsi turishimira ko ari inshuro ya mbere hatanzwe ririya peti ku ofisiye bato baratorejwe muri iri shuri ry'amahugurwa ry'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora.